urutonde rw'abakinnyi babanje mu kibuga n'ubundi ntabwo umutoza ajya ahindura Darko baracyari babandi abakinnyi bashya agenda bashyiramo gake gake mu minota mike nabonye hari n'abantu benshi batanabikunze babafana ba cyane batangiye kuvuga ngo ni umunyabwoba ipanga nabi ngo kuki muri iyi mikino ifatwa nk'imikino ya pre-season cyangwa ya gicuti adakora adahindura ekipe adakora nyine kuri rotation ngo agerageze n'abandi bakinnyi niba bakinishije abona wenda bitaragiye bigenda neza kuki atongeramo abandi cyane cyane bano b'abanyamahanga bakavuga ngo ni umunyabwoba ngo nakomeza ngo bino bintu ngo ikipe ngo ashobora kuzayitsindisha utuntu nk'utwo. Anyway reka tubanze tubwire abantu babanjemo abakinnyi 11 ba APR. Mizamu harimo Pavero Nzira, kuri kabiri harimo uyu musore witwa Byiningiro Gilbert akunda kwita Kagege, uyu ni murumuna wa Eric Zidane ukina muri Police. Hanyuma kuri gatatu hari kapiteni Nimugabo Claude, mutima wa defense nk'ibisanzwe harimo Nigena Clement ndetse na Shimimana Yunus murumuna wa Omborenga Fitina. Hanyuma kuri gatandatu hakinnye Yusuf Dauda. Hanyuma ku munani hakinnye Ruboneka Jean Bosco, kuri 10 hakinnye Ramin Ba. Hanyuma ku ruhande rumwe hakinnye umukinnyi witwa Mugisha Gilbert Barafinda. Ku rundi ruhande line-up ntuyirebe iyo ngiri kubona kuri baribeshye. Ku rundi ruhande habanjemo Nibizi Ramadan. Yego. Hanyuma hataka Victor Mbawoma Cukwemeka. Nubwo muri line-up ubona ko basizemo Tadeo Rwanga, Tadeo yaje amasimbu. Asimbura Dauda. Yaje amasimbu Dauda. Barakina ari kosa ariko ubwo nakantu kabayemo ko kwibeshya kuri ntuza ya APR ubwo butabajya banza ba concept line-up neza. Hanyuma abasimbura nyine bari yishimwe Pierre Kategaya, ndayishimiye uyu Nzotanga, harimo ubwo Tadeo Rwanga, hakuba Nibizi Ramadani, harimo Dushimimana Olivier akunda kwita muzungu, Frodouard yarahari, Ramte yarahari, ari Mswane yararimo, Tuyisenge Arsene yarahari, Godwin Chidiebere ndetse na Mamadusi bose bari kuri bench. Dore impamvu rero abafana ba APR bavuga ngo kuki tutari kubona abakinnyi. Ikintu cyambere abafana ba APR bose bahurizaho baravuga bati twese twabonye umukinnyi witwa Rampti ibintu yakinnye kuri finale ya Sekafa. Ati amaze hakora imyitozo kuki atamuha iminota myinshi, ni gutaza tumaze gutsindwa igitego cya kabiri hasigaye iminota 15. Rampti bakavuga bati ntabwo afite ubushobozi bw'ibura bwa kine igice cyose ngatangira igice cya kabiri. Icyo nicyo ubona abafana ba mbere bagize kutishima. Icya kabiri baravuga bati uyu muntu yitwa Ariyo Muswane nawe dukeneye kumubona. Tijya mu iminota mike muri Sekafa namwongera iminota bakigaragara ntiyamwemeye. Abantu bajya bavugisha ukuri. Ubwo ni ibyo kigaragara ntiyamwemeye kubera ko yagize igihe gihagije imikino ihagije. None se Swane se muntu waje mbere y'abandi. Tugiye kubara iyi match kugeza kuri iyi match ya Simba. APR imaze gukina match zingahe? Zigera muri 6. Fate 5 kwanza za Sekafa. Shiraho za zindi za mbere ntiyari yaraje se zimwe za mbere za polisi. Ya match ya mbere ya polisi ku mahoro. Ntiyari yaraje stade amahoro itariki ya mbere kwa ntiyari yaraje. Sone yarahari. Nwango ni match nk'umunani hafi 9 urumva Swane ahari ariko se akoreshwa igihe kingana iki. Navuga ngo igihe amaze gukinishwa iminota amaze gukinishwa irangana iki. Navuga ngo igihe hari ni umutoza yashimye Dio yashimye partnership ya Yunus na Clem uko bimeze. Ibyo rero nta gushidikanya nuko bimeze. Undi muntu nabonye babaye nk'abahaye complaininze bavati twagombaga kubona iminota ihagije n'uyu mwana yitwa Mamadou nawe asigaye asimbura Mbawoma bisa naho bitinze. Mu by'ukuri birasa naho n'ubundi abawingabo Godwin ndetse na Chidiebere wenda tuvuge ko bamaze igihe gito. Ushaka kubyumva ukavuga uti wenda bo ntabwo bamaze igihe kinini baje nyuma y'irushanwa rya Sekafa nasinya Sekafa yarangiye. Wavuga yuko wenda bo bakoze nk'icyumweru kimwe gusa niba ntibeshye. Wenda ushaka kuba ati kutababanzamo nka Godwin yo yamuhaye iminota mikeya wenda ibyo ushaka kubyumva. Ariko nyine ngi umuntu nensistaho twemeranyije na Axel ko niba nyine ari kureponda neza ubwo nyine nibisanzwe sinitegeko ko umukinnyi waguza abanzamo ubwo twemere ko ari iri center back y'Abanyarwanda rero tuzakomeza kubona ibyo si ikibazo. Ariko twibaza ikintu ubu Rampti
yarakwiriye iki kibazo Ramute afite gituma adashobora kubona iminota ifatika. Ramute ntabwo amukina iminota 15 no mu gihe yinjiye bro hari baro y'ubu yarayishota itera petit file. Ramute sinzi igihe wenda kizagera ariko abatoza bakenewemo kureba ibikosoka. Undi muntu nabonye yitwa Lamine Ba nawe Lamine Ba ntabwo namubonye cyane ntabwo yankanze vraiment kurikije ukuntu nabonye Ramute mu bakinnyi ya Pele yaguze naramwemeye. Uyu mwana rutahizamu Mamadou ngenda navuga yuko rusha Mbawoma mu mboni zanjye sorry to say so konje hari ikintu ntemera kuri Mbawoma. Umukinnyi wa tapini gusa mbona kuri match nto gusana ubaraje championnat niri butangira kuri 16 wenda Pele ni site cyana kuzakina match ya Champions League kuri 18 muhereze match z'amagaju urebe ni bibira babishyizemo. Manura Musanze aragishyiramo manura izizamutse zande zabizi ayi bibira arabishyiramo ariko ndagushaka kuri match nini Genera kubwiye ngo Polisi ageze mu Rwanda kwa kare abaza umukwaferi wa mbere mu mujyi wa Mushyira inyenyeri mu mutwe Bokungunjori bamumanura Muhanga ari kwa gatano Rayon Sport bakina kwa gatandatu. Rayon Sport igitama itakigombora yakoze tizimwe mu kinyo komenge naga maraso yatsimbyemera. Mujye mureka kubeshya niba umwataka ruwa danje akina Grand Rendez-vous kuko iyo mbwe nambaze ngo atsinze ibitego 14 top scorer yabitsinze nde Kiyovu Reyo Polisi Mukura nde umwataka ni Grand Rendez-vous kwizigira Rugangwa ntabwo tubwamo mu commentator wa mbere mu gihugu bama match Rayon Sport na Pele agataruka mujye munogereza amagaju na Mukuru urogeze ibikiza hari Grand Rendez-vous Cristiano agaragara kuri finale za Champions League senya amakipe akomeye kubita Messi atsinda 2 kuri finale ya Mondial naho utegerejwe ni Grand Rendez-vous Mbawoma. ngo abagraduate baboneka kuri Grand Rendez-vous abagabo bakuru babaho mu bihe bikomeye bagakemura ibibazo. Uraje wice Musanze ndako uvuye muri seka futsinze agatego kamwe wagatsinze nde kuri wa munsi wa mbere batsinze ni tapin kuri singi ya singi yatsinze tapin kuri singi Black Star finale Mbawoma nta gitego demi finale Mbawoma nta gitego Mbawoma match ya Simba nta gitego Victor Mbawoma chukwemeka ni Mamadou si minota mike bamuha anagamo vraiment kakana omwe karabuja kakaderanja ni gato ku myaka 19 wabyumva uzikuri ya mwana papa yasabye ya Fanderishari aturiya mwana ntimuzamushakire geto izinzo bisinya rugenge ari ku mupira warangira ati n'ibyakunda azati numuramenye ubwo mufite hotel Sirongi ni byiza mu muhema icyumba ajarara aho ngaho isozo arafite arabati Sirongi ndabona umusigiti hafi barambwa ati cyo ntugisengera umusigiti urahari kandi niba ushaka kuzajya gusengera no mu mujyi Nyamirambo ntogera ikibazo ati kandi mu cyumba cyanjye biscuit ntago zigomba kubura naka bakabwa ati icyo biti bisuguti zashize icyo yabati mujya mu mwana biscuit arazirarana biscuit ataka 19 nuko bikirangiza ni mutoya none ariko yagiye mu mbona arashambura ibona kandi Rugaju mari munyenye bakunzi ba Aperi Football Club. Aperi wabonye performance kuri Simba tumaze kubona muri Sekafa nazamu nayo twarayibonye niturabona ahantu duhera Aperi ifite izaserukana pour dire la vérité nanjye kuvuga ikibazo gisa nkaho gikomeye nkuko wari ubisobanuye kiri muri departement attack kuko urebye ibyambaho imibare yo tuyigarutseho twaramubonye we yaratwiyeretse tumaranye igihe mu mwaka ushize imikino twaramubonye hanyuma abakunzi ba Pele no ngo bare bategereje ibisubizo mu bazaza gufasha Mbawoma no ngo mu bakina ku mwanya umwe na Mbawoma urumva no bare bategereje ibisubizo amazina rero duciyemo mu by'ukuri nko kuri abana ba Mamadou si twese turemeranya ko ari abakinnyi b'abahanga ariko bagifite byinshi byo gukora umugani batahita bareponda aka kanya nyine vuba ngo abantu bahita babona ibisubizo bashaka countdown from today. Ubwo rero icyo twibaza muri departement attaque ko tubona ariho hasa nkaho hari imbaraga nkeya muri Aperi haba hakira andi mahirwe yo kugira abantu bongeramo. Oya Aperi yarashoje kandi na list yaratanzwe nta n'urutonde bararutanze na list yaratanzwe abakinnyi mufite nabo
ahubwo mu minsi 10 barabageze kuri kariba barabamaze kumuka bamaze ku buryo ari ekipi iri kuri level yo kwerimena zamu ikazerimena piramide ikajya mu matsinda nicyo kibazo buri muntu yakwibaza indi match ni super coupe indi match ni super coupe no kwamba ku 10 barakina na polisi kuri super coupe kuri 18 bakina na zamu Chamazi rero ibitego batsindaga Paveri Nzira nabyo ni akorije nahuye na mugabo uziko wanamusize ku rusengero rwa Foursquare hari umusore wari afite live recording yitwa Nzungu yanagenze neza cyane so tuhura ku rusengero rero na mugabo tuganiraho gato ariko nitwigeze tujya nyine muri details z'imipira twiganira ibisanzwe ariko nambwiye nti mu bintu mukosora kuri Paveri rwose Paveri Nzira maze kubona ibitego bitari munsi nka 5 bamuterera baro muri metero 30 shoot ntanakore even na parade agahitagarara nk'igitego nyuma y'urugo rw'amahina wagira ngo barangaye kuko mwibuka ibitego piramide yamutsindaga piramide Sobe yaseberaga baro ku ruhande rwa ruguru agacenga asa n'ujya muri boxi yamara kwinjira neza muri boxi hahandi itangira urugo rw'amahina barakayigarura inyuma bagahita bayimutera deuxième pot shot mwarayibonye wabonaga ko piramide yakoze video analysis neza baramurebye ibitego bamukubise nka 2 bisa baro Sobe agacenga kinjira boxi abakigeramo kugira ngo komeze imbere muri boxi mu rugo rw'amahina ntushaka penalty akayigarura inyuma boxi bagahita mushota riremereye cyane ntawe ukuremo akantu ko guhindura ni imyitozo abatoza b'abazamu bagomba kuba bafite akazi kenshi cyane ari ama reflex bisa bro bafataga baro muri metero 30 abana b'abahungu imwe bayi mukaraza ari kufura nta kubuja indi baro mutipa ifungira hagati ariko umupalo Edson Charles Baloa yamurashe abantu rutamba sindiki Paveri arahagarara bivuga ngo akonaka Paveri n'umuzamu mwiza twese turabyemera ariko hari ako kantu wenda ko kuba swatagira retard muri decision making birashoboka swate ashobora kwatagira izo reflex wenda umubiri we guhaguruka sinzi ubwo ndi gushaka kubishakira inyito yo mu mupira ya nyayo donc uburyo akordona ubwonko n'umubiri kugira ngo action yihute bariraje ariko ndademara ryari kugira ngo nkure nayo nyikuremo ako kana kwe kukagira kuba donc bisaba concentration kugira ngo ubikore no kubuteganya ko bishoboka sinzi ni buri kubyumva donc uzare abazamu benshi batangiye gufata baro atangira gusa n'ushyuhira mu izamu kanasa n'ubitunda mu witeguye kwari cyane wibuke rigana umupira Paveri Nzira yakuyemo kuri match ya Rayon Sport na APR agasimbuka hejuru akawusunika akongera agasimbuka akawufata yabigaragaza ko n'ubundi wahagurutse nyuma uwo yakuyemo muri box ubundi barose zo muri box uzare Paveri napfa kumutsinda nje ntekereza ko ari ukudateganya ko bishoboka kumushotera hari maybe nicyo natekereje marque ya concentration ashaka kuba ajya abona ikipe ikiri kure none akagira ikibazo cyo gufungura wenda inguni hepfo akayireka yumva ko batamushota noneho akajya kubona muri metero 30 baramurasha akabona nta kundi yabigenza so akuye nyine kubalansa icyo kintu cyo kugira guteganya ko okazu yanshotera kure ubona ko Paveri abatuje ariko binjiye box wapfa gutsinda Paveri wageze mu rugo rw'amahina yakwiteguye kureba biragoye cyane so nakantu ko gukosora kuri iyo match barasinzwe biri kubusa barushwa navuga ngo haracyari mu rugendo rwo gutegura match wabonye possession 7-21 nacyo ni ikintu abantu bagiye basa ngaho bagarukaho ubwo nyine cyane ku rwego ibintu byo gukosora biracyari byinshi ariko risha